hari buvuke ikidasanzwe mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu rubyaro rwawe, iyo season igomba guhinduka, season chapter ihindurwa nk'uko mpinduye uru rupapuro rwa Bibiliya, ihindurwa n'isengesho. Umuyaga utwara chapitre imwe kugira ngo iveho hazindi yitwa gusenga ubudasiba. My God, iyo umwami aguhamagarira gusenga, ababona ibikoshya bikuri imbere, ababona imyobo utareba, ukigira na joa rero ngo ambizi byarananiye, ntukazane hano igifaransa n'ikinyarwanda. Byakunaniye gute? Abandi se baza ngo bakoze mu mabuye, abandi baza ngo bo bakoze mu zindi. No, icyo gitekerezo wemerera ni cya Satani. Ngo urabona ngo je mfite impamvu. Izihe mpamvu zikubuza gusenga? Okay, ufite impamvu, ufite anemi, ufite ntabwo wakwiriza. Kwiriza no gusenga ni ikindi kintu. Kwiriza no kutarya ibiryo, ariko umwanya wo gusenga non stop, kuba ku mavi 1 hour imbere y'Imana, twuzuze ijambo wavuze risohore, ubwami bwawe buze. Icyo nacyo cyakunaniye, kirasaba se kurya no kutarya. Reka turebe Luka igice cya mbere. Oh Jesus, hallelujah. Uyu mugoroba uraza gufashwa bikomeye, uraza guterwa inkunga mu ijambo ry'Imana. Oh my goodness. Luka igice ni cya mbere, duhere ku murongo wa 36 tumanuke. Thank you Lord. Eka duhere ku 35. Iyi ni inkuru ndende. Marayika aramusubiza ati, this time arimo arasubiza Mariya. Marayika asubiza Mariya ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Ni Marayika Gaburiyeli yarimo arasobanurira Mariya uburyo bizagenda, kuko ntiyabyumvaga. 36 agiye kumwibira ibanga, kuko the same uyu Marayika nyine niwe wari uvuye mu rugo, niwe wari waragendereye no kwa Elizabeth. Mwibuke ko yabanje kwa Elizabeth. Kandi dore agiye kumwibira ibanga. Umva ukuntu agiye kurya ibibanga. Ngo dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba. Haleluya. Ariko Marayika w'Uwiteka arimo aramubwira ngo uwitwaga ingumba none uku n'ukwezi kwe kwa 6. Uwitwaga ingumba uku n'ukwezi ke kwa kangahe? Kwa 6 atwite. Kuko umva Marayika akomeje kuvuga ati, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iyi urisi Mariya warivuze, iri si Elizabeth urivuze, ni Marayika. Mu yandi magambo, kuba ndaha, kuba mubona ibingibi byose, nuko ari nta jambo ryavuye mu kanwa k'Imana rihera. Iyo niyo theme yacu uyu munsi. Kuko ari nta jambo Imana ivuga, yongera ibikwibutse ngo rihere. Ibi tuzabivuga, tuzabisubiramo, tuzabibwira abana bacu. Iyi title nk'uko Marayika yayizanye, tuzayiririmba, izajye muri praise. Nta jambo Imana ivuga turibyine, uzaryandike, kuko akenshi iyo ufite ijambo wicariye cyangwa ijambo ugendana mu mutima wawe, nicyo gihe uhura na dute nyinshi, nicyo gihe uzengerezwa cyane, nicyo gihe ucuguswa pe, nicyo gihe ujya ku rutaro. Urutaro
nicyo gihe bakugosora neza, nicyo gihe wumva urimo uragoskorwa bien. Niba hari ijambo rigoye kwizera ariko ryoroshye kuvuga, ni iri ngiri. Kurivuga, kuri kotinga, kuri utera inkunga abantu, nta jambo Imana ivuga ngo rihereye, tuzi kuri parapaza. Kuryizera iri jambo, kuryizera, kurimira, kurigenderamo buri munsi, kuryizera wabyutse wumva ushaka kurira, kuryizera rya joro hari ukuntu bakujombye ijambo, kuryizera muri situation ni struggle. Ariko ndashaka kukubwira ngo ntiryavuzwe na Elizabeth, ntiryavuzwe na Marayika na Mariya, ni Gabriel, Marayika Gabriel uturutse mu ijuru, uje uzanye agapfunyika, aza ababwira ati mfite message. Iyi message mfite ntabwo ari message mpfuye guhimba, ati ni message ibi byose. Arimo arabwira Mariya ati ibi byose ubona wibonyeho, ibi tukubwiye, umwuka w'Imana azakuzaho agutwikire. Elizabeth atwite 6 mois, ati ibi byose Imana ibikoreye ikintu kimwe, ibikoreye ko nta jambo ishobora gusohora mu kanwa kayo ngo rihere. My God, ibikoreye ko ntishobora kuvuga. Mwibuke ko Kristo yari yarahanuwe imyaka myinshi. Yohana yahanuwe na Yesaya. Yesaya yari yarahanuye kuri Yohana avuga ngo ndori integuza iraje. Yavugaga kuri Yohana, aramudetaya neza. Shobora kuza kubereka icyo cyanditswe, aramudetaya, aramuvuga. Bahanuwe kera, ari Kristo yari yarahanuwe ategerejwe, buri muhanuzi wese yamukomojeho. Ari Yohana bari bamufite bazi ko azaza nk'integuza. In fact, Yesaya yahanuye avuga ngo azaza ari ijwi, kwa kundi nyine uko Yohana yisobanuye avuga ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu, niko Yesaya yari yaramuhanuye avuga ngo azaza ari ijwi rihanurira mu butayu, ritegura inzira z'Uwiteka. Iryo jambo ryari ahantu kuko ryasohotse mu kanwa k'Imana. Iri jambo ry'uko Kristo Mesiya azaza, Abisirayeli bari bicaye babizi ngo Mesiya azatunguka, Mesiya azaza, ryagombaga kugira gute? Gusohora. Ntabwo Imana ijya mu ideni, ntabwo Imana ijya mu ideni, ntabwo Imana ijya mu ideni. Hari iryo jambo Yesaya asize akoco yarigendera, aravuga ngo hazaza ijwi rirangurura mu butayu, ritegura inzira z'Uwiteka. Hagombaga kuboneka uburyo Yohana aca mu giti, aca mu mabuye, yagombaga kuvuga kuko yari yarahanuwe. Iryo ni ijambo Imana yavuze, ryapendingaga ahantu, ryari rihagaze ahantu. Iyo Imana ivuze ijambo riba riri ahantu, hari abamarayika barihagazeho bavuga ngo rigomba gusohora, rigomba gusohora. Rero iyo rihuye n'isengesho, aha mu isi turasenga kugira ngo duhuze na rya jambo riri ahantu, rikururwe rize risohore, ryambara umubiri risohore. Niyo mpamvu iyo itorero ridahagaze neza ku isi risenga, hari amasezerano aguma hejuru kugira ngo Yesu, Mariya asame, kugira ngo igihe cye kigere abyare Kristo. Banza urebe intercessors bari bahari. Bibiri twibiraho ibanga abantu babiri, irabatwereka Bibiri ngo basengaga amanywa nijoro, bari bafite prayer chain, nta n'umuntu yabibabwiye. Umwe ari mu nguni ye, undi ari hariya. Imana ibasukamo grace, ibasukamo ubuntu, ibasukira imbabazi, ibaha faveur, ibaha uewana, irabapatira ibintu byose bishoboka kugira ngo bentercede, kugira ngo bapfukame iri sezerano risohore.
Imana yateguye uyu musaza Simiyoni, itegura Hana bataziranye, ari kumwe yingingira hariya. Bibiliya iravuga ngo Hana bamubonaga ku manywa asohoka agenda, bakabona aragarutse nijoro akagenda. Yahoraga mu rusengero. Iyo umubaza uti uwo mutwaro ufite bimeze bite, yari kukubwira ngo hari ikigomba kuvuka. Niyo mpamvu abanyine bari muri prayer chain, Kristo amaze kuvuka nibo babanje kumenya, nibo kuko umwuka w'Imana yagombaga kubamenyesha ko icyo mwasengeraga ngiki. Amaso yabo niyo yabaye aya mbere kubona Kristo agira gute, baje kumutamba mu rusengero. Niyo yabanje kumumenya, simvuga kumubona ko kumubona benshi bari bamubonye. Yes, ndavuga mu mwuka. Nibo bamenye ko Mesiya noneho nguyu. Ntabwo yaziye mu bikabyo, ntabwo inkuba zakubise, ariko bo mu mpinja nyinshi zabaye presente mu rusengero kugira ngo ku munsi wa 8 ya mihango babakoreraga. Baraje baratambuka, abagore barabatambuka, basimbuka abandi bajya kuri Mariya hano yari ari na Yosefu bahagaze. Bafata agahinja. Mariya ntabwo azi Hana, Mariya ntabwo azi Simiyoni. I know, ntabwo baziranye. Yosefu yararebaga aba na Juwase basimbutse impinja zose bakaza ku bacu, buriya wabona hari icyo bakora hano mu rusengero. Babifata gutyo. Babona umukecuru araje, afashe uruhinja, aruzuzwa, arahanuye arigendera. Babona umusaza araje aratambutse, arahanuye arigendera. Kubera iki? Bari muri prayer chain, basengaga amanywa nijoro, uruziga rudahagarara, bagomba kubona, bagomba guhuza n'ijambo rihagaze mu kirere ryavuzwe n'abahanuzi bose, rikavuga ko Mesiya azaza, rikamamaza ko azaza. Iryo jambo kugira ngo risohore biba bisaba abantu bafite amaso, bahawe iyo grace. Niyo mpamvu itorero rigomba guhora risenga ubudasiba. Nicyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo musenga ubudasiba. Ntabwo ari ugusenga birimo virgule ukaburaretse. Senga ubudasiba, ni poromoka. Nicyo cyonyine amasengesho ava hasi ku isi agahura n'ijambo ryavuzwe ku buzima bwawe cyangwa ku gihugu cyangwa ku mahanga, byahura bikazana explosion. Oh Jesus. Niyo mpamvu iyi Imana iri bubyare ikintu kidasanzwe. Iyo hari buvuke Yohana, haboneka intercessors, haboneka abasenzi, haboneka abasenga badahagarara, haboneka abinginga ubudasiba. Iyo hari isezerano, hari ijambo ry'Imana rigomba gusohora, Imana ibanza kubona abantu bitanga, bagatanga umwanya, bagatanga ibyabo kugira ngo iryo jambo ritagomba guhera rigire gute, risohore. Reka mbwire abantu bicaranye amasezerano kumara igihe kirekire. Isezerano riraswa, kurirasa kugira ngo risohore, riraswa n'isengesho ridahagarara. I tell you, mwibuke Danieli iminsi ku munsi wa 21 asenga, marayika akaza ati erega ibyo usengera byarumviswe. Guhera umunsi wa mbere byarumviswe, atariko byari bibaniwe ahantu, byari bifashwe. Urashaka kuvuga ko hari igihe Imana iturekurira ariko ibintu bigafatwa? Yes. Iyo hari buvuke ikidasanzwe mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu rubyaro rwawe, iyo season igomba guhinduka. Season chapter ihindurwa nk'uko mpindura urupapuro rwa Bibiliya, ihindurwa n'isengesho. Umuyaga utwara chapitre imwe kugira ngo iveho hazindi yitwa gusenga ubudasiba. My God.
hageze ko Kristo ahindura chapter, ahindura isi ayikura mu mwijima ayitransfera mu mucyo. Malabalada lebada. Bible iravuga ngo yafashe intumwa ze arazirukankana, ntibari bazi aho zijya. Ubwo yari amaze igihe, murabizi Luka warabivuga neza, mu gitondo yabaga ari ku musozi, akarara ijoro ryose ngo umuseke watambika. Intumwa ze zikaza, zo zibyutse ziri muri bayura. Undi yaraye asenga, ntabwo afite ibyaha arimo arihana, ntabwo afite amadeni arimo arasengera, nta karande arimo arirukana, arimo arasengera iki? Ngo bwakwira akababwira ngo nimugende, ngo jyewe ngiye gusenga. Bakabona arazamutse umusozi wenyine mu ijoro, bakagenda bakaryama, wana abatipe bakagona. Kristo ari ku musozi arimo arasenga. Yarimo arakora iki? Hari hageze ko chapitre yo kubyara itorero, chapitre y'ikintu Imana yavuze kigomba gusohora, agakiza k'isi kari kagiye gusohora. Byamusabye gufata umwanya uhagije ari imbere yayo, ari imbere ya se asenga. Ku munota wa nyuma noneho niho yari mu masengesho adahagarara. Yafashe intumwa araziyobora, azihagarika, ibindi byose arabihagarika. Kujya kwirukana abadayimoni yahoraga agenda yirukana akora imirimo itandukanye, byose yari yabihagaritse. This time babona abayoboye mu gashyamba ka Getsemani. Abantu bajya muri Israel mujya muhareba ukuntu hameze, na ahantu gutya hacuritse ukuntu, ariko hari jardin, n'ubu barahaklotuye n'ibiti. Amateka avuga ko habaga hari ishyamba nyine, ni igiti, ishyamba. Aho Getsemani ni ishyamba rwose, hari ibiti n'ubu ngubu barahazitiye, murahaca, hari n'urusengero. Arababwira ati ubu ngubu tuve muri bantu benshi, kuko aho yajyaga hose abantu baramukurikiraga. Ntiyari afite ahantu yihisha abantu. Abafite ibicuri, umwana ufite umurwayi urembye, ufite wa kansa, ufite abadayimoni bafashe, bose babaga bahetse abana birukanka inyuma yabo, abandi bahetse abarwayi mu ngobyi. Nta na rimwe yabaga ari ahantu hatari abantu barenga ibihumbi. Uri bukajya kugaburira 5,000 by'abagabo gusa, ubwo se abagore banganaga gute ko twizerwa guhurura? Abagore n'abakobwa turahurura. Iyo bavuze abagabo 5,000 ni ukuvuga ngo abagore banganaga iki? Bari benshi. I tell you, bari benshi. Nta na rimwe yabaga ari ahantu hari munsi y'abantu bangahe. Ariko yarazi umwanya w'abantu, azi n'umwanya wo kwinyabya, azi n'umwanya wo guponyoka, azi n'umwanya wo kubabisa. So hageze kugira ngo ahindure chapitre, asohora isi mu mwijima. Glory to Jesus. Asohora ishyanga mu muvumo, adusohore munsi y'uburetwa bw'abadayimoni. Igihe kigeze, Bibiliya iravuga ngo arinyabya, yihisha abantu, ntibamenya ahari, kuko yarabyumvaga ko now is the time. Yarabyumvaga ko igihe kigeze. Yanga kubajyana muri zango zose, yabaga ari amahirwe kugira ngo urugo rumwakire. Asanga ntiyajya mu rugo rw'akanaka, ntiyajya hano. Abo bose yakirije abana, abo bose yakijije ibicuri, babaga bashaka. Niyo mpamvu bona bose bamukururaga, ngwini wanjye, ngwini wanjye, ngwini urebe wanjye. Barumvaga ari nishema kumwakira. Ariko habe arababwira ati uyu si umwanya wo gusura ingo, uyu si umwanya wo kugenda ngo badutekere turye, uyu si umwanya wo kugenda ngo tutangire tusure ingo z'abantu. Uyu ni umwanya w'ishyamba. My God, uyu ni umwanya w'agashyamba. Arababwira ati tuminuke tugende. Baramukurikira. Yaramaze kuboza ibirenge, amaze kubabwira ati isaha yanjye irageze.
yarazi rero aho isaha ye imusanga. Abafite amatwi nibumve. Nizere kuri murumvira mu mwuka. Iyo uri muri season y'isaha yawe, iyo ushaka ko isaha yawe igera, ntabwo igomba kugusanga mu ngo z'abantu, ntabwo igomba kugusanga mu mihanda no mu bindi. Isaha yawe, chapitre yawe guhinduka igusanga mu gashyamba k'Igetsemani. My God. Nizere ko ndimo ndabwira abantu bumvira icyo ndimo ndavuga mu mwuka. Yafashe intumwa arazibwira ati ubu ngubu mukora uko mushoboye dusohoke igikomando. Hatagira umuntu tumenya aho turi, hatagira umuntu. Tugiye hese munkurikire mbereke. Barakurikira. Hari ijambo ryarimo riragenda aho hejuru rivuga ngo agakiza kagomba gusohora, amaraso agomba kumenwa kugira ngo abantu bacungurwe. Hari ijambo ryarimo riragenda ariko rikeneye some force, rikeneye imbaraga kugira ngo zimanuke risohore. Kandi iryo ryari ijambo rikomeye ryavugiwe mu ijuru. Yohana araribona, yarabibonye mu byahishuwe. Aravuga ngo babumbuye igitabo ngo habura umuntu n'umwe wagira gute wakibumbura, ngo intare y'umuryango wa Yuda atera intambwe arakibumbura. So yaje azi neza icyo aje gukora, yarazi n'igiciro agomba kwishyura, byari planifiye. Ariko isaha ya nyuma kugira ngo chapitre ibumbuke byasabaga isengesho ridafite ikindi kintu na kimwe kivanze. Ufite amatwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero. Iyi Imana iduhamagarira kuminuka mu gashyamba. Hari icyo ishaka kubona umugabo arimo arabajyana mu ishyamba. Ubanza baramubazaga ati tugiye hese, ati mwe munkurikire. Ashaka ahantu hari agashyamba neza, inzitane rwose, ibiti bikuze. Aravuga ati aha ku munota wanjye wa nyuma, aha muri iri shyamba, aha munsi y'ibi biti, aha niho ngomba kubyarira amahanga. Aha niho ngomba gupushinga baby. Aha kuko ibigiye kumbaho birakomeye, ibigiye kumbaho biraremereye n'umutima wanjye. Bible iravuga ngo yarasenze mpaka ibyuya by'amaraso. Ririya jambo riri mu magambo acumita ubuzima bwawe, biri mu magambo andenga. Ni rimwe mu ijambo ntajya nshobora kumva neza ukuntu bagiye kubona bakabona amaraso arimo aratunguka mu gahanga. Yahanagura bakabona blood, amaraso. So imitsi yaturitse se. Ndashaka urebe ubwo bwoko bw'isengesho, ndashaka urebe ahantu yari yashyize amavi, ndashaka urebe niba yarapfukamye, niba yararambaraye. Uzi ko yagarutse 2 fois akajya gushaka intumwa aho ziri, akazirunguruka agasanga barasinziriye. Kiriya kintu kijya kinkoraho. Yasanze abatipe basinziriye, basinziriye ahantu badasinzira. What? Arababwira ati munaniwe kubana nanjye maso byibuze 1 hour. Bivuze ngo yarahamaze umwanya urenze isaha imwe. Munaniwe aka kanya ka nyuma. Yesu arababaza ati ntibyumvikana, umunota wa nyuma urabananiye, munaniwe ku saha ya nyuma. Buriya uzitondera isaha ya nyuma niyirushya kurusha ibindi byose. Iyo ugeze ku musozo urimo urasingira neza icyo Imana yakuvuzeho, urimo urasingira ijambo gusohora. Nimwibuke who is this? Eliya. Ku munota wa nyuma imvura igomba kugwa, Bible iravuga ngo yakubise amavi hasi, ashyira umutwe hehe? Mu maguru. Aravuga ngo aka gasozi sinkavaho. Imvura nayumvise mu mwuka, imvura wayimbwiye. Ku isi ndabona izuba, imvura mu mwuka iriyo. Ku isi aho ndi n'izuba. Bamaze imyaka 3 bararya banaryana, ibyatsi babimaze babirya.
mu mwuka uravuga imvura, mu isi ndabona izuba. Mu mwuka uravuga imvura, mu isi ndabona ibidashoboka. Mu mwuka uravuga ngo turatabawe, mu mubiri ndabona feke. Mu mwuka urambwira ngo mfite amasezerano, nzakomera, nzabyara, hano mu bifatika nothing. Bible iravuga ngo Eliya amaze kumva Imana imubwiye ngo imvura igiye kugwa, aravuga ngo rero aha ntabwo bataha, chapitre igomba guhinduka. La paladiliba aravuga ngo sintaha, aravuga ngo nubwo ndimo ndareba izuba, ndareba ibintu bidashoboka, ubwatsi bwumye, mu mwuka ndumva imvura ihinda. Aravuga ngo ikibishobora ni amavi hasi atransfera ibiri mu mwuka, ni transfer direct, ni transfer. Amavi niya transfera gusenga, gutransfera isezerano mu mwuka rikambara umubiri ukaribonesha amaso. Ntushobora kumva abantu barinze bapfa bavuga ngo Imana irabeshya, Imana ntiyizerwa. Aho yambwiriye, uziga Imana yambwiye, kanaka yambwiye kera ngo nzakora ubukwe, bakubwiye ngo Imana irabeshya. Niba ariyo yabivuze, isezerano rihari, ntabwo barizanisha umugati n'icyayi. Eliya mu mwuka yumvaga imvura, mu mubiri akabona ibidashoboka. Baza batubanjirije niko bikora. Imana yabwiye Abrahamu ngo sohoka, tipa arasohoka rwose, banza yari yambaye, arasohoka yifata gutya. Imana iti reba hejuru, arareba. Urabona iki? Abrahamu atazurana, mbona iki? Ndabona inyenyeri. Ndabona inyenyeri, hariya dore ziriya ni nini, dore turiya ni dutoya. Ndabona inyenyeri nta kindi, zirimo ziraka. Imana iti wabibonye? Ati ngiye kuguha icyo bita abana. Undi ati kagira inkuru. Ndi Uwiteka ndirahiye ngo haye abana bangana na ziriya nyenyeri. Ariko hari ufite amatwi. Ndabona Abraham ataha avuga ati niyo nayiyumviye, nayumvise neza, yanyeretse irambwira ngo reba hejuru. Naharebye, ubu ngiye kubyara abana. Sara, be ready. Ibyo ndeba ntibihura, imyaka ufite ni zero, ntibihura. Ibyo ndimo ndumva ntibihura n'ibyo ndimo ndareba, ariko kubera ko ibivuze ndabyizeye. Akenshi Imana ikubwira ngo reba, ikakwereka, ntabwo ibibeshye. Ntabwo ibibeshye. Hari igikorwa hagati aho, middle, hagati, igikorwa hano hagati nicyo cyerekana kuvuka ku isezerano. Ndashaka urebe Abraham ataha, icyumweru kigashira, agategereza arebera Sara mu marinete, twadacira wana, kwadacira. Ubanza aragiye yigurisha utudobo dutoya, avuga ati ubu rero ngomba kwitegura by faith, I have to prepare. Aragenda agura udutobo, uramubona azana twa duplastike twa avuga ati ubu rero nuko dushyira hafi akantu ko guciramo, reka nzana akantu ya tipa aratuzana dushyiraho, arategereza ko bacira ecography barebe. Narayumvise neza, yarabinyibwiriye, narabyumvise. Tujye muri eko, tujye hariya hepfo ku Muhima baturebere neza. Narayirebe, yari yanyibwiriye ngo dore uriya musenyi abana ndeba no hejuru. So ibyo kumbwira ngo ntabwo uri muracira simbyumva. Ntabwo abantu bazi guhuza kudacira kwa Sara no kureba hejuru kw'inyenyeri. Aha hagati there is work. Aha hagati harimo gusenga.
hagati nta bunebwe. Ehe, Abraham ashyiraho icyumweru cya gatatu ati none se uyu mugore wana sarimo arikora ibiki, dore utudobo ngo turiya habe no ubanza yarabyuka mu mutavuga ati ariko se uyu ko mbona arimo ko mbona arya abandi batarya, ko atagira iseseme, ategereza ko bagira iseseme. Ehe, kabona Sara arabyuka ati reka nikubitire kawunga. Uyu we na kawunga uzi ukuntu bibabaza gutegereza ikintu uzi ngo kirasohoye ukabona le contraire. Agahita abona Sara akuruye isahani kawunga agashyiraho. Tujye muri ko Sara atahareka sha. Ariko umunsi ikikwereka ko Abraham was prayerful, Bibiri imwita inshuti y'Imana, ngo Abraham was a friend of God. No muri ibyo, no mu gutaha akabona le contraire, no mu gutaha akabona ibyo adashaka, no mu gutaha akabona Sara ntazi ko, yakomeje kubaka ubushuti n'Imana, yubaka ubushuti na data, arakomeza. Niba Bibiri imwise inshuti y'Imana, irakwereka private life yiwe. Ni nko kuvuga ngo yubatse ubuzima butagaragara, umugabo ashyira amavi hasi. Ngo he was a man of faith, he staggered not, ngo ntiyigeze adandabirana ku isezerano Imana yamuhaye. Akarebesha amaso akabona Sara habe ni inkumi rwose yakenyeye, habe no kuruka habe, akavuga turabeshya, urabeshya, ntabwo binkura ku bushuti n'Imana, urabeshya mada, nayiyumviye narebye hejuru inyereka inyenyeri. Reka nkubwire, kuba hari ijambo yagusohoye ikakubwira ntabwo yabeshye, kugira ngo bimanuke bihinduke realite. Sara umubone atwise, umubone afashe mu mugongo, umubone acira. Ariko hari umunsi yarari aho neza mu kibuga aho hagati yicaye, Sara ari mu ihema, ngo agiye kubonabona abagabo batatu. Baratambuka bigendera. Umugabo arakonekita, ni ukuvuga ngo yahoraga ari ready ku marembo, avuga ngo anywhere, mu kanya gato ijambo numvise rirasohora. Abagabo bamaze kubabagira, bamaze kurya, nta nubwo yari azi ko ari abamarayika. Bamaze kurya, baramubwira ati umwaka utaha igihe nk'iki, ufite amatwi yumve, grace room, umwaka utaha igihe nk'iki tuzaba turi mu mashimwe atarabaho, tuzaba turi mu ndirimbo, tuzaba turi muri felicitation, tuzaba turi mu mpundu. I tell you, kuko ari nta jambo Imana ivuga. Iri ni ijambo Gaburiyeli yazanye aribwira Mariya, amubwira kuri Elizabeth, aramubwira ngo batwise inda y'amezi 6. Ati kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nari mvuze ngo haleluya. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riviremo aho, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ufite amatwi yumva niyumva. Ijambo riba riraho rikeneye abasenzi. Gusenga niko gupfumura ibirere. Bible iravuga ngo imyuka ifashe ikirere iri ahantu ho hejuru mu ijuru, aho imyuka ibuza isezerano, ibuza icyo Imana yavuze kwambara umubiri. Amavi Eliya, Bible iravuga ngo yarapfukamye abwira umugaragu ngo ntabwo tuva aha tutabonye isezerano rivutse. Arapfukama. Muri Yakobo Bibiri ikavuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, yari umuntu nkatwe, umubiri nk'uyu, ngo ariko asenga Imana ashyizeho umwete. Aravuga ngo kuba numvise ko imvura iguye Imana ibinyibwiriye, ntabwo biyigusha automatiquement, ntabwo biri automatique ngo yabivuze piu piu. Tipa arapfukama ngo ashyira umutwe mu maguru, yanga no kurebayo. Abwira umugaragu ati manuka urebe wowe. Bwa mbere araza ati ntacyo mbonye, bwa kabiri araza ati ntacyo mbonye. Ibyo biradekuraja. Urimo urasenga
kumva iryo jambo uri ku mavi riragatsindwa. Ubwa gatatu ntacyo mbonye, ubwa gatandatu ntacyo mbonye, ubwa karindwi ati mbonye akaganza. Guys, akaganza. Ati mbonye akantu gato kameze nk'akaganza k'umuntu. Aho niho tugeze. Grace room tumaze kurenga umwanya wa mbere wa kabiri, turi kuri 6. Akaganza kamaze kuboneka. Haleluya, haleluya, haleluya. Akaganza karaboneka neza, kari clear. Ijwi ry'Uwiteka riri clear, riravuga ngo ubu aho muri naho ikiganza kimaze kuboneka. Iki nicyo gihe rero ba area prayer chain, nicyo gihe amavi mutayakura hasi, nicyo gihe imitwe ijya mu maguru, nicyo gihe muvuga ngo Ahabu nave mu nzira kuko imvura igomba kugwa. Nicyo gihe nta gutaha. Eliya ntiyirutse ataha ajya ahandi, yari wenyine non stop asenga avuga ngo iri jambo Imana yavuze ntirigomba guhera. Aho akaganza kabonetse ntiyahise ahaguruka, yakomeje gusenga. Arangije arahaguruka, ariruka nkaravuga ati Ahabu va mu nzira, va mu nzira, imvura ya rukokoma. Bible iravuga ngo mu kanya gato ikirere kirafata. Mu kanya gato bumva imvura y'impangukano, abantu bose baratangara. Igihugu kirahembuka kubera umugabo wakuye ijambo mu mwuka ryambara umubiri. Bibiliya iravuga ngo jambo yaraje yambara umubiri. Bavugaga Kristo yari mu ijuru, niwe jambo yari mu ijuru, tutamuzi, adahari hano ku isi. Araza yambara umubiri kugira ngo aducungure. Niyo mpamvu hageze kugira ngo iryo jambo Yohana yabonye, icyo gitabo yabumbuye kera cyane kugira ngo kibumburwe acungure isi, yayobotse agashyamba ka Getsemane. Ubu turi mu gashyamba, I tell you, turimo turabyara the next chapter y'imiryango yacu. Turimo turabyara chapitre ikurikiraho y'amateka yawe. Urimo urabyara chapitre ikurikiraho y'urubyaro rwawe. Turabyara amahanga, turabyara ibihugu, turabyara atmosphere igomba guhinduka. Imana irimo irabashyiramo uwo mutima. Hari abantu basenga amanywa nijoro, I know. Hari abantu batakiri ku gicaniro cy'isaha imwe. Imana ibaho umugisha. Barenze isaha iminota 30, bayigira isaha, bari muri prayer chain mu magroup arenga 5, barayakurikiza. They are praying. Ntabwo ubu agashyamba ka Getsemane arako gusinziriramo. Intumwa zarasinziriye. Yesu araza arababwira ati really? Ubu mwarebye musanga ibi byatsi ari byo musinziriramo mwasize uburiri? Ni musbane nanjye maso. Arababwira ngo ni mube maso mutagwa mu moshya. Yarabizi ko bageze kuri last, ku munota wa nyuma. Yarabizi ko bageze ku isaha ya nyuma. Yarazi ko nta kindi gisigaye inyuma, ari agashyamba, akagashyamba ka Getsemane ariko bari bubyariremo. Arasenga ava amaraso, umwuka we wari muri interceda, agera ahantu ashaka kubikwepa iki gikombe cy'indenge. I tell you, aka gashyamba kagira kunanirwa. Hari ukuntu wumva unaniwe. Yesu byamubayeho, yumva arananiwe, yumva agiye kubivamo, yumva agiye kubireka. Aka gashyamba niyo arebus ya nyuma bihindukirira, ariko niho havuna. Dore imyaka yari amaze ategura uyu mugoroba, ategura uyu munsi wo gucungura. Dore igihe byari bimaze abizi ko bizabaho. Ari mu butayu iminsi 40 asenga, ariko ku munota wa nyuma niho tubona bwa mbere aba discouraged. Nibwo bwa mbere tubona yumva agiye kurekura. Iyo ugeze ku munota wo kurekura, ujye wibuka ko ugeze ku munota wa nyuma wo kubyara. I tell you, Yesu arababwira ati data, iki gikombe se basi cyandenze, basi kirengera ijoro.
yararebaga akabona amacuma aje akareba ariko akumva nibyo ariko akumva nanone arananiwe. Yego yarabyiteguye ariko ntabwo ari burenze ubu. Yumva Bible avuga ngo ava ibijuya by'amaraso. Kiriya cyanditswe nta nubwo birabaho mu mateka nanone ko umuntu asufa ku buryo ava icyuya cy'amaraso rouge. Ntangazwa n'intumwa kubona ava icyuya cy'amaraso mugakomeza mugasinzira. Ese ibyo bitatu biba bivuye he? Urabona ukuntu umwanzi ari pumbafu ahantu batagasinziriye. Imyaka 3 bihanganye bagendana nawe, 3 ans bamuri inyuma manywa nijoro, basize abagore, basize abana, bari inyuma, basize akazi, bataye inshundura, bamwe barabarobyi. Ba Yuda bo barabo mu mujyi, sinzi icyo yakoraga Yuda kabisa, kuko yabaga hano mu mujyi hariya hepfo. Urumva basiga inshuti, basiga abavandimwe, bamwiyomeka inyuma. Umunota wa nyuma guys, ntabwo muryamye mu ngo zanyu, muje gusinzirira aho ngaho. Ahantu chapitre igiye kuvukira, igiye guhindukirira, niho musinzirira. Abafite amatwi nimwumva icyo umwuka abwira itorero. Ntabwo turi ku munota wo gusinzira, turi ku munota wo kuba maso tutagwa mu moshya. Uyu ni umunota wo kuba maso ntugwe mu moshya. Yesu yagiye kumva, yumva arimo arasenga ariko ari wenyine. Yumva arabyumva ko yasigaye wenyine mu kibuga. Aragenda arahaguruka, yihanagura amaraso, ajya kureba abatipe, asanga n'ubwanwa pe bararyamye mu aragona. Urakagora udafite ubwanwa. N'ubwanwa bwahuye n'ibyatsi, erega ryari ishyamba, barimo acanye itoroshye, abona abatipe barimo baragona. Arababwira ati nimubyuke, ungenza ageze ku marembo. Iri ni isaha ya nyuma, ntabwo turi bwongere kubonana. Nabibateguje tumaze kurya, ndababwira ngo nabibateguje. Kuki mubizi, sezo murayizi ariko murimo murananirwa? Niba yarabakubise, niba yarababwiye ati nimubyuke, arababwira ati basi reka mborohereze, ntabwo ari ijoro ryose, nimube maso isaha imwe. Basi tube isaha imwe, just 1 hour. Batangira gushima mu bwanwa, babyuka. Urakagona kabisa udafite ubwanwa tu. Ubwo ndibaza kujya gusinzira mu gashyamba n'ubwanwa, kandi ugubanza bari bogoshe, bashyizemo akarongo. Mana yanjye, ariko Satani ni mubi. Baraho babukuba mu byatsi. Fire. Ntabwo hari ahantu ho gukubira ubwanwa mu byatsi. Ba mama, uyu ntabwo ari umwanya wo kurangara. Uyu ntabwo ari umwanya wa dessin animé, w'ibitabo biraho, w'amaseri. No. Uyu si umwanya wo kujya kuri YouTube utangira ufungura amavideo araho ngo na stories gusa. Igihe cyo kutarangara. Ereka gusinzira ugakuba ubwanwa mu byatsi ntabwo ari ugusinzira gusa, ari ukugona by'umubiri. Hari ugusinzira spiritually, ugasigara gusa wumva ngo bamwe barasenga abandi. Nicyo cyabaye ku munota wa nyuma. Ariko hari ijambo ryahanuwe imyaka n'imyaka, ryagombaga gusohora uwo mugoroba. My God, ryagombaga gusohora ako kanya. Hari ijambo ryarimo riregera hafi, gucungurwa kw'abera kwari kugeze ku marembo. Ariko hagati mu gucungurwa kw'abera tuhabona abagabo basinziriye. Hagati mu gusohora kw'ijambo harimo abantu basinziriye. Niyo mpamvu bahise batatana, kuko babyutse batari ready. Bikanze bakura inkota mu myenda barwana. Bari basinziriye, ntabwo imyuka yabo yari ready, ntabwo spirit yari yiteguye. Niyo mpamvu kumwihakana byahise byoroha. Niyo mpamvu bahise bamwikuraho, kuko yari yabanje kubategura. Arababwira ati nimusenge, ntabwo muri bugwe mu moshya.
nimusenga ntabwo mugwa mu moshya. Niyo moshya yavugaga. Iyo umwami aguhamagarira gusenga, ababona ibikoshya bikuri imbere, ababona imyobo utareba, ukigira na joa rero ngo ambizi byarananiye. Ntukazane hano igifaransa n'ikinyarwanda. Byakunaniye gute? Abandi se bibaza ngo bakoze mu mabuye, abandi baza ngo bo bakoze mu zindi. No, icyo gitekerezo wemerera ni cya Satani. Ngo urabona ngo je mfite impamvu. Izihe mpamvu zikubuza gusenga? Okay, ufite impamvu, ufite anemi, ufite ntabwo wakwiriza. Kwiriza no gusenga ni ikindi kintu. Kwiriza no kutarya ibiryo, ariko umwanya wo gusenga non stop, kuba ku mavi 1 hour imbere y'Imana, twuzuze ijambo wavuze risohore, ubwami bwawe buze. Icyo nacyo cyakunaniye, kirasaba se kurya no kutarya. Hari ibitekerezo by'ubunebwe twemerera, hari ibitekerezo bya relax twemereye kumara imyaka myinshi. Nibyo nababwiraga ejo, ibintu byose bikajya mu mwete. Umurimo w'Imana wonyine niwo mutashyira mu mwete. Niba ari umuririmbyi, kugira ngo uzamubone muri repetition no kubanza gucuranga no kubanza kumubyinirira. Kugira ngo uzabone abakora protocole no kubanza kubakirigita no kubanza muze yego uzaza nuzaza what. Iyo abantu bamenyaga amahirwe ari mu gukorera yaremye ijuru n'isi, byakabaye ibintu abantu ahubwo wirukira. Byakabaye ibintu usaba uti Mana wamfashije bakazanyakira muri iriya tsinda, nanjye nkagirirwa ubuntu bugira umurimo nkora mu nzu yawe. Ariko turi mu minsi, kubera ko turi mu byatsi dusinziriye, Yesu arimo arasenga wenyine. I tell you, ugwa mu moshya. Uba wumva waza ukicara gusa bakavuga ugataha. Nta courage yo korera Imana, utazi n'igihe uzavira hano. Ntuzi imyaka ufite, ntuzi birimo birakwirukaho, ntuzi bishaka kugukura, nta na kimwe uzi, kandi ni wowe usinziriye. Fire. Uwiteka adufashe, Uwiteka aduha ubuntu. Iyo mvuga ibi ndabyibwira first, ndabyibwira jewe, kuko I think ni jewe ukeneye kubyumva cyane. Iyo numva umwuka w'Imana arimo arazana ijambo, mbanzi ngo ararihera kuri jewe, hanyuma rikabona kugera ku bandi. Jesus. Marayika abwira Mariya aho twasomye ati rero Elizabeth atwite inda y'amezi 6. Ati impamvu yabyo nuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nuko ari nta jambo Imana yasohora mu kanwa ngo rihere. Inyuma hariya ya rido, kugira ngo Elizabeth amurikirwe, kugira ngo Kristo avuke, nuko hari umusaza mutazi wapfukamye arasenga. Nuko hari Simeon, nuko hari Hana, bapfukamye kugera ku munota wa nyuma Yesu avuka, avukira i Betelehemu, bajyana ku umunsi wa 8, nibwo bamubonye nabo. N'abandi abungeri ngo bari ku gikumba muri iryo joro, nibo bashoboye kubimenya, ngo bagenda inyenyeri bayobora mpaka bagwa ahantu hari uruhinja ruryamye mu muvure. Babona isezerano risohora. Biragatsindwa kuzava muri iyi si waranditse amasezerano Imana yaguhaye atarasohoye. Biragatsindwa gukomeza uririmba Imana yambwiye ngo nzagira, Imana irankunda. Hari amasezerano menshi, hari aya yonyine yanditse muri iki gitabo. Utigiye ntacyo barambwira, iri ryanditse ni iryawe. Iri ni Imana yarihumetse ni iryawe. Iri ni isezerano ryawe. Ibi hera kuri aya ni amasezerano agukurikirana, akuriho, agomba gusohora mu buzima bwawe. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Marayika dore ngibi abwiye Mariya kuri 36 Luka 1, aramubwiye ngo na 7, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Oh my God, ntaryo, ntabwo yaba ari ry'Imana. Ubu turi ku munota wa nyuma, akaganza kamaze kuboneka hejuru y'amazi. Ndahamagara ba Eliya kudakura amavi hasi.
ndahamagara ba Eliya noneho kuba prayer chain, amavi ntabwo ava hasi. Hari ijambo Imana yavuze rigomba gusohora. Elizabeth yari muri shock, yamaze aya mezi 6 yose nta muntu uramenya ko atwite. Can you imagine? Umugabo we yaragobwa ururimi atavuga. Twabibonye muri video zabanje uko byagenze kugira ngo areke kuvuga. Marayika yaramufunze ururimi, yabanje gushidikanya ku ijambo Imana yavuze rigomba gusohora. Ashidikanyije marayika ati ngwiki, ndava mu ijuru ndakubwira ijambo Imana ivuze ukavuga ngo bizaba gute none se ubu ngo ko nshaje umugore wa nyari umukecuru. What? Babona Eliya, babona Zakariya sohotsa hera ari mu marenga, aca amarenga bati bigenze gute bwana? Ahamagara urupapuro kugira ngo yandike. Mu rugo yaracecetse, umugore akabona indira agenda. Elizabeth amezi 6 Gaburiyeli marayika asanga Mariya aramubwira ati igitangaza cyarabarenze, kibashyira muri shoke. Elizabeth barabona yambaye imyenda yarengejeho, ariko mu mutima harimo ibitwenge, mu mutima harimo gutangara, mu mutima ntabwo arabyakira. Hari igitangaza Imana igiye gukora bizakugora kubyakira. Uzamara amezi uvuga ngo ubuse ni jewe cyangwa si jewe. Imana irimo irategura, ntabwo Imana ibeshya. Iyo ivuze ngo nimukomeze musenge kubera ABCD byose narabibabwiye, irizerwa. I tell you, Imana yaratetse. Zakariya ageze ku meza biramurenga. Elizabeth ahageze ati what? I'm shocked. Simwa ubundi aya makuru uhita ushyuha ngiye kubivuga, byaramurenze. Yari shock. Ndashaka urebe yifashe gutya acira arya intoryi imbisi, nabyo bita butongo. Umugabo ntashobora kuvuga, umugore ndashaka urebe bararebana gusa bagaseka, bashoboye ibyababayeho. Umva hari umunezero uzana n'ijambo ryasohoye. Ala ide libalayo sara. Hari umunezero uzana n'ijambo ryasohoye. Bararebanye, iyi jambo Imana yavuze risohoye birakurenga. Bamwe mugiye kugwa muri shock, muzabyibuke gusa ko Imana yabateguye. Abandi muzanye bati use aha ni wanjye, uyu ni umugabo wanjye, uyu ni umugore, uyu ni wa mwana uze, ubu turi muri Kigali turi he, ibi ni ibiki? Nuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo yavuze no kugikorera gikora, ibyo yavuze no kubikorera bisohoza. Amezi 6 ya shock. I tell you, chapitre igiye guhinduka. Amezi turi bugiyemo ni shock. Nukuvuga ati wow, nibyo yego Jesus, mana we mana. Elizabeth yari ntabwo ari ya shoke yo kura, yari shoke y'umunezero. Agomba kuba yararaga aririmba, akabyuka aririmba, yahoraga muri mushwari ari uri Imana isoza amasezerano. Nta muntu ubizi, nta sister warabibwira, nta kuzina arabibwira, kuko Mariya yari kazini we ntiyari yabimubwiye, yabibwiwe na marayika, niyo mpamvu yaje. Abaturanyi ntibari babizi, babonaga byuka agateka, ariko aharyamye akaryamira umunezero arira ati ubuse n'igihe utwite, ubu koko n'umwana cyangwa se umwana. Ndashaka urebe shoke yagiyemo. Iyi Imana ishohoje ijambo yavuze, I tell you, birenga amarangamutima asanzwe, birenga nta kintu kimeze nko kuba muri Sinda season. Uyu Elizabeth yari muri Sinda season. Yabyukaga aririmba, umugabo ntari bumusubize, ariko akarira ko ati so you are pregnant. I know, marayika bimbwiriye hano. Ndashaka ureba urugo rwari muri Sinda season. Barasinze ku buryo nta mwanya wo kubivuga hanze. Umunezero wari mwinshi,
tugiye kwinjira mu munezero. Amaso yacu agiye kubona ibyo amaso atigeze abona, amatwi yacu agiye kumva ibitarakozwaho amaboko, mugiye kubikoreshaho amaboko. Ibitarinjira mu mutima w'umuntu tugiye kubibona, kuko data arizerwa kandi yasezeranyije arasohoza. Oh my God, iyo asezeranyije arasohoza. Ndashaka urebe uru rugo Elizabeth ateka agashyira ku meza, umugabo akarya mureba ati ntabwo yavugaga, akazana ikaramu akamwandikira ati umwana yitwa Yohana aje gukora ibikomeye, kuko yari yabyumviye ahera. Umudamu ati nibyo nanjye mfite ibyo numvise. Ndashaka urebe ibyo urugo rwari muri sindasiyo. Ndashaka urebe babyuka baseka, bagenda baseka, bajya kugura utwenda tw'umwana baseka, nta muntu ubizi. Aho Imana itujyana ni heza, aho Imana irimo iratuyobora ni heza, aho umwami arimo aradupushinga tujyana, aho niho turi kandi ni heza. Aratujyana ahantu bigiye kukurenga kandi bihera iwawe kugira ngo bigere n'ahandi. Niyo mpamvu yatuyoboye ku isaha imwe n'umwami. Niyo mpamvu yatuyoboye igicaniro mu ngo, kuko kuri ibyo bicaniro niho umunezero uhera. Bizahera mu ngo bikubita hose. Umwami Imana aguhe umutima utava mu gashyamba ka Getsemane. Aho ni ku munota wa nyuma, turi ku munota ahantu ugomba gusohora. Ahantu ijambo Yesaya yavuze ngo dore umwana aratuvukiye, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Rigomba gusohora, akavuka kandi agakora ibyamuzanye, agacungura. My God, ntabwo aho ari ahantu ho gusinzirira. Pita mukoze amakosa, ntabwo basinzirira mu ishyamba rya Getsemane, ntabwo basinzirira muri salle d'attente ufite ibise utegereje kugira ngo ubyare. Aho ntabwo bahasinzirira, nubwo watinda kubisa iminsi 3 yose uba ureba. Wongera gusinzira ari uko waruhutse wamaze kubyara. Nta hantu badasinzirira. Hari ahantu ibitotsi, hari ahantu servo nayo ibizi ko ahangaha ntabwo mbizana ngo sinzira. Uri kubise uzanshakira umugore byakubise neza mu ijoro. Nako je byantangiye ari 3 ku bwa mbere, turagenda mpaka ejo 8 z'amanywa nibwo nabyaye. 3 z'ijoro, 4, 5, 6, 7, 11 mu gitondo ndi muri wa ejo samaza mu gitondo 2 mpaka 8. I tell you, indirimbo zose nazimazeyo, ibyanditswe byose nibyo ntibuka nabivuze. Ngurasinzira habe na fatigue nicyo kintu tumva. Hari ahantu badasinzirira, hari ahantu na servo ivuga iti aha nasinzira me, ahasura nananirwa. Nta nubwo ibya servo babigihari. Umutima, isengesho, ibintu byose ubuvuga uti Imana mbyare. Wow, umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Reka nsoreze hano mbasaba inshuti z'Imana aho muri hose, please, mu gashyamba ka Getsemane ntusinzirireyo, kuko nta jambo Imana yatubwiye ritagiye gusohora. Yesu arababwira ati hallo, munaniwe kubana nanjye maso at least 1 hour, isaha imwe. Winanirwa kuba maso ku munota wa nyuma, winanirwa gupushinga ku munota wa nyuma, winanirwa kuzana icyo wari utegereje ku munota wa nyuma. Isaha imwe n'umwami ni mukanya nako, isaha imwe n'umwami. Icyo gicanira Imana yayoboye mu rugo rwawe, iminota 30 ya prayer chain, wikwemera kuva ku munara. Turi ku munota wa nyuma. Ndashaka kurebe Yesu ababwira atari ko ntimuzi ko hageze ko ubwo amaraso arimo arashoka, yavuye amaraso y'ibyuya by'amaraso, arimo arababwira bamureba ati bayura. Okay, turaje dusenge. Babyemera uko babonye abasirikare babagezeho. Reka nkubaze, babagezeho bakomeje gusinzira? None se ntabwo ari Petero wahise afata icyuma inkota ajya guca amatwi, yayaciye asinziriye? So warusinziriye, ariko habonetse situation itumye uba maso. Wakagombye kuba maso
Oh my God. Umwami Imana dufashe, ndizera ko Imana ivuganye n'umutima wawe, bamaso. Ntabwo basinzirira muri aka gashyamba. Aka gashyamba turimo ka Getsemani ntabwo bagasinziriramo. Nagashyamba ko kuba maso. Kuko isaha ya chapter nshyashya yageze. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabibutsa gukomeza kwitanga, igiterane cyahageze. My God. Dusigaje 4 weeks. Ubu turi tariki zingahe? 5. Nejo bundi muri December tariki 6 tuzaba tudemaye. You can imagine, ni ibyumweru 4. Yes, aha ndahamagara abantu mugomba gutera inkunga igiterane. I tell you, gifite budget nini. Budget nini kuko ni celebration, gifite budget nini. Please, ntabwo uri butanga uko usanzwe utanga, hagararana n'umurimo w'Imana, tanga kugira ngo supporting kino giterane kizabe successful. 3 ni umubare uri prophetic. This time iki giterane kiri prophetic. My God. Kiri prophetic, I tell you. Uyu mubare wa 3, I tell you, tugomba kuwucelebra mu bundi buryo. Please, supportinga. Dore nimero ngiyo kuri screen. Iri mu mazina na Julienne Kabirigi. Muri comptabilité bareta babibona, ariko hagarara na Grace Room, hagarara n'umurimo w'Imana. Ndabizi ko ari ishyaka ryawe, mufite ishyaka aba partners. Uyu ni wo mwanya wo gupartneringa nyabyo na Grace Room kugira ngo anniversaire y'imyaka 3 tubone iba successful. Niba hari umurimo wumva Grace Room yashoboye gukora mu buzima bwawe, please write to us. Aho muri hose hirya no hino turabasaba komeza kwishyira hamwe kugira ngo tuzabone aho muteraniye kuri uwo munsi wa 12. Hazaba umwanya buri munsi turashaka kuza tubona agace kanaka akandi gace. Abayoboye ama diaspora, please mukomeze muhuza abantu kugira ngo tumenye aho bazaba bari. Mwaterana muri 7, mwaterana muri 5, aho muzaba muri hose. Iminota mike tugomba kubabona mukavuga ngo anniversaire nziza y'imyaka 3 Grace Room. Ndabizi ko mufite n'inshuti zanyu, mufite n'abavandimwe mushobora gutumira kuri uwo munsi bakazaba baraho muri. Please mubitegure. Uduce dutandukanye, si ngombwa ko muba muri ahantu hamwe mwese. Dutandukanye mushobora gutumira n'abatari aba Grace Room. Byaba byiza kugira ngo tuzabane nabo baserebra nabo tushimira Imana kuri uwo munsi. Azaba ari umunsi uri prophetic, azaba ari umunsi udasanzwe. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabibutsa ko mugomba kuzuza form yo ku cyumweru kuraba ari hano i Kigali. Iyo mutayujuje biragorana, imirongo ikaba miremire, bikagorana kuri entrance. Turabasaba kugira ngo mwubahirize kuzuza form. Please mubyubahirize. Kuko dufite imibare tutagomba kurenza. Si byiza ko hagera abantu bagusubizeyo. Ni byiza ko ufata umwanya kare ukaza umwanya wawe twamaze kumenya kuri buze. Imana ibaho umugisha mwinshi. Weekend nziza mu gashyamba ka Getsemani. Twohereza umugaragu ba Eliya kugira ngo akaboko kagacu kabyara imvura. God bless you. Bye bye.